ndi kubabara ndi kumva mfite n'isere tugiye guhemba uyu mumama se hari ikindi niwe tugiye guhemba uyu munsi uzanve kuzana n'amazi twari twapanje guhemba umuntu twapanje guhemba umuntu twebwe twavuye mu bugezi hari ugize ikibazo hari umuntu ushobora kuza akakwegera akagukeyaringa akakwereka akakwitayeho abantu benshi batekereza ko umuntu atabafasha ngo bitewe n'uko mu mujyi abantu bikunda ngo abantu ni ba nyamwigendaho ariko tubonye ko abantu atari ba nyamwigendaho Imana iguhe umugisha cyane ngo barahagme thank you tuzi ko mu mujyi se ari nyamwigendaho yuko ushobora kwagirira ikibazo ntihagire umuntu ugufasha natwe twaje kureba koko se mu mujyi ni nyamwigendaho ese amakuru twumva niyo nk'abantu mutuye mu mujyi wa Kigali mutubwire koko n'abo mu cyaro babashe kubimenya ntago navuga ngo murakoze ntago navuga ngo mu mujyi wa Kigali abantu ni nyamwigendaho no mu cyaro kuko ari mu mujyi abantu benshi ari mu cyaro abantu benshi kandi abantu batandukanye numva ko umuntu ufite umutima w'urukundo yaba mu mujyi yabayo no mu cyaro yabayo kuko uzasanga abantu abagira nabi mu cyaro babayo n'abagira nabi mu mujyi ahubwo mu mujyi kubera kwishyiramo ngo umuntu aba ari mu bye aba yirukanka mu bye ngo Kigali kubaho ni ukwirukanka ni ugushakisha urashakisha ariko burya ubuzima nibwo bwa mbere kandi nk'uko Imana idusaba gukunda siri n'ubundi urukundo nicyo kintu cya mbere nicyo kintu navuga njye nkimubona binaniye no gutambuka kandi hutaga hari umuntu wari kumamagara ngo ngende banguke ariko binaniye gutambuka numva mbyishyizeho haburaga gato nari ngiye kumusaba ngo tumuryamishe hariya isuka numva ko isuka ari nkeya byibura nakafite karicinge brain kagere ku bwonko nicyo kintu nari ntekereje buriya yanjye ndi kwambuka umuhanda nyine namwe murabibona reka turebe sinzi ibintu bigiye kumbaho sibyo se sinzi ibintu bigiye kumbaho Iwinda pfuye munda haranyishe ndi kubabara munda ndi kumva mfite n'isereri ntabwo mbizi ndi kumva mfite n'isereri ndapfuye we ayiwe mfite isereri ndapfuye we muzanira amazi genda umuzanira amazi baba we isereri nanyishe simbizi mbanda bafite ikibazo yewe bisanzwe bibase ubwa mbere uriya muntu afite ikibazo ahubwo reka twikamerere uri kwabara hehe n'isereri bamuha ikintu gifite iswari badutumije amazi cyangwa amukani hari ibyamuteshe waduhaye fanta singizira angaye kago ntabwo babyemeye kugura se n'umuntu ntabwo oranje zana ka oranje kirara otomera gukomera niba ari isereri n'isukari nkeya ari isukari nkeya no gukomera ongera isukari nkeya ari isukari nkeya yego
humura no kwizunguruka muri Kigali ntabwo biba byoroshye. Oya wimuha fanta wapi? no isukari nkeya umwana najyaga ndirwarira amavurwa n'amazi hari ikintu ugeze ufata ku gitondo amazi anywa amazi niyo yambere ko tumenya washyizemo amakagari ceceka uri gufata amakamera uri gufata turi kureba uwo muntu waguye hasi byagenze gute? Ubahereza tugiye guhemba uyu mumama se hari ikindi niwe tugiye guhemba uyu munsi uzanve kuzana n'amazi twapanje guhemba umuntu twapanje guhemba umuntu twebwe twavuye mu Bugesera turimo turigisha abantu ukuntu umuntu afasha undi agize ikibazo none tugeze ngufashe nawe turaguhemba nawe turaguhemba mama yego ni plank abantu babwira intego y'iki kintu dukoze muri uyu mujyi abantu bajya bavuga yuko oya turayishyura nta kibazo fanta nta kibazo tumve intego ya buri muntu wese turebe ngo ese hari ugize ikibazo hari umuntu ushobora kuza akakwegera akagukeyaringa akakwereka akakwitayeho abantu benshi batekereza ko umuntu atabafasha ngo bitewe n'uko mu mujyi abantu bikunda ngo abantu ni ba nyamwigendaho ariko tubonye ko abantu atari ba nyamwigendaho Imana iguha umugisha cyane mbabarira hug me thank you tuzi ko mu mujyi twari abantu bari haramu cyane ni ukuri weka mu mujyi uyu muntu mwabonereye amashyigayi ni ukuri n'umuntu washanye amazi abantu bavuga ngo ntabwo abantu bagira umutima w'urukundo ubu murabona abantu badafite twemeye kwambara gutya kugira ngo tuze turebe ngo abantu bafite umutima w'urukundo ni abahe umutima w'urukundo rero wamaze kuwugaragaza hagize n'undi muntu utubwira ese mu mujyi koko reka tubahe mikorofone nyamwigendaho nta muntu ufasha undi kuko abantu bo mu cyaro tuzi ko buri wese aba ari muri bizinesi ze uduhe ku makuru twubaka u Rwanda rufite urukundo iyo umuntu atubwira we afite keya ntabwo ari keyaresi twigisha abanyarwanda tubabwire ikintu wigisha abanyarwanda n'ibi bintu esike ubibonye gute kwakira urukundo kuba tubupurakinze tutuzi reka nkubaze mama ni njyewe uri gukamera sibyo twumvishe njyewe ntuye mu Bugesera nitwa Manirakiza Florence tujya twumva ko mu mujyi buri wese ari nyamwigendaho yuko ushobora kwagirira ikibazo ntihagire umuntu ugufasha natwe twaje kureba koko se mu mujyi ni nyamwigendaho ese amakuru twumva niyo nk'abantu mutuye mu mujyi wa Kigali mutubwire koko n'abo mu cyaro babashe kubimenya ntabwo navuga ngo murakoze ntabwo navuga ngo mu mujyi wa Kigali abantu ni nyamwigendaho no mu cyaro kuko ari mu mujyi haba abantu benshi ari mu cyaro haba abantu benshi kandi abantu batandukanye numva ko umuntu ufite umutima w'urukundo yaba mu mujyi yabayo no mu cyaro yabayo kuko uzasanga abantu abagira nabi mu cyaro babayo n'abagira nabi mu mujyi ahubwo mu mujyi kubera kwishyiramo ngo umuntu aba ari mu bye aba yirukanka mu bye ngo Kigali kubaho ni ukwirukanka ni ugushakisha urashakisha ariko burya ubuzima nibwo bwa mbere kandi nk'uko Imana idusaba gukunda si n'ubundi urukundo nicyo kintu cya mbere nicyo kintu navuga njyewe nkimubona binaniye no gutambuka kandi hutaga hari umuntu wari kumpamagara ngo ngende banguke ariko binaniye gutambuka numva mbyishyizeho haburaga gato nari ngiye kumusaba ngo tumuryamishe hariya isuka numva ko isukari ari nkeya byibura nakafite karicinge bureyini kagere ku bwonko nicyo kintu nari ntekereje buriya ikintu ronge navuga niba ubonye umuntu
utatekereje ngo ni umugore ni umugabo ni umwana n'iki tekereza udatekereje ngo amafaranga mvuga ngiye no kumwishyura nta n'ikibazo umva yuko ari wowe ugize ikibazo ese wafashwa nandi yego gira umutima ukunda kuko ugiye gufasha ejo azafasha uwawe azafasha umwana wawe mubyeyi wawe cyangwa umugabo wawe cyangwa umuvandimwe wawe icyo kintu njye nabona isomo mwaryumvishije ry'uyu munsi ko ari ukugira umutima w'urukundo utitaye ngo uyu muntu ndamuzi uyu muntu ntabwo muzi gira neza wigendere neza uzayisanga imbere wakoze cyane ikindi nari ngiriye umujinya uriya wari uri gukamera umuntu ari kugira ikibazo ufashe umwanya wo gukamera niyo mpamvu nari binabaho cyane ugasanga kuri public ikibazo kirabaye umuntu agiye gukamera bayitawe tujye twibuka tugire ubumuntu mbere yo kugira ibintu bya social media cyane giye kuba konsatire mbere y'ibindi byose tumenye ngo ikintu kirabaye ihutire kumwegera ihutire kumusanga kurusha gufata kamera ngo urafotora urakoze cyane uduha isomo rikomeye Imana ibahe umugisha mutwemerere